duheze Imana icyubahiro. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Arababwira ngo waliyo wa Kristo, aba Kristo Yesu bafite ibiza bibaranga, babambye kamere ngo nirari niruba ryacu. Aba Kristo Yesu ntabwo ari izi shusho muhaye mubona, nabagenda bayobowe n'umwuka w'Imana, ntabwo ari abamuhaye mwitegereza, oya siyo hawa, nababambye kamere, nabasigaye bayoborwa n'umwuka w'Imana, nabagenda nk'abana b'Imana kubera kuko naba Kristo. Arababwira ngo ntimukaza mubitiranye, ngo amara abahindukira narababwira ngo nimba tuyoborwa n'umwuka ngo tuje tugenda nk'abana b'umwuka, ngo tutagirana amahari ndetse tutenderanye. Haleluya. Abantu benshi biyise izina ritari ryo, biyise amazina badasa nayo. Haraba ngo se ko nakugabiye impano ngo wigeze kuniturikiwe niki Yesu atakoze. Navuye waje ubwa ngera uri mwisimbe, navuye mu ijuru, Yesu aza kugucungura, ariko nikiwa mwituye ngo yabaye igikuri gusa, ahora yigishwa ariko ntazava kuri kamere, kubesha ntikocika byaramunaniye, kwica gahunda ni kwa kundi, kubwirizwa ntazacika ku ngeso, gutukana reka da, turasohoka muno y'amatukana, nidusohoka y'amabesha, isimu abesha, numusaba gahunda pe icacumi tatanze, gukiranuka byaranze kubera kuko ntahora kure. Paulo yabwiye Timoteyo ngo ikindi kizaba kwemeza neza ngo bene abo bamwitorera ngo nindashimwa mu zo kwizerwa, ngo kuko yari nayambure barwanyishe Mose, ngo mu zo kwizerwa ngo niko nabo bameze, tiwo mutuma, tiwo muifaranga, tiwo mwizera, igihe cyose bahora bamukenga kubera ntabwo aracika kuri kamere, abona ishusho y'abakristo wanyakatiza, ariko ngo baravuga ngo abakristo nyabakristo niyo shusho ya gatatu. Duheze Imana ishibare bacu bakora ibyo imitima yabo yifuza, kamere irarikira aho gukora ibyo Yesu ashaka muri bo. Nukubera kuko Yesu ataraba mu mitima yabo, Yesu ntaraba muri bo. Intambara dufite n'ingorane dufite none ntabwo ari iz'imiryango, ntabwo ari iz'ibindi bibazo, nuko Yesu ataraza mu mitima. Iyo Yesu ari muri wowe ibintu byose bizabigenda neza, amahoro azasa. Nicyo gituma Paulo yabwiye Abakolosayi Abagalati yaravuze ngo imbuto z'umwuka n'urukundo. Urukundo yashakaga kuvuga ni Yesu Kristo ubwiwe, ngo ruzarugerekwaho n'amahoro n'ibyishimo no kugwa neza. Ntatonganye uzohaba iyo uri muri Yesu Kristo, ariko kubera ko ibibazo byabo abantu benshi bayobowe na kamere y'abatwaye, ariko Paulo yaravuze ngo iyo ngiyo ngo niyo nabasha. Duheze Imana ishibare. Haleluya. Kugira ibikoresho Imana yadutije bitaza biba express, bibaho permanent, kandi nibyo Imana yaduhaye muri twebwe. Bibiliya ijivuga iyi mibiri yacu mu buryo butandukanye. Paulo yaravuze ngo ni ingingo za Kristo, arongera avuga ko iyi mibiri ni urusengero rw'Imana kandi Imana iba muri twebwe. Arasubira avuga ko izi ngingo zacu iyo zihuye n'izindi ngo ni nk'icyuma gityaza ikindi. Muri iyi mibiri tugira impano, tugira icyo twagabijwe abantu batazi. Icyambere nkikwereke, urebye ibi byose physically turebamo, amaso, iminwa yacu, amatwi, amaboko n'ibiganza, nizo ntwaro, nizo bikoresho bikomeye Imana yadutisha kandi duha kwikoreramo. Paulo yaravuze ngo turabe Imana yaremye ngo ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Hallelujah. Ikindi ngiye kubasaba munemerere mu gihe tugiye kuganira namwe, guhera ku mucuranzi Moses iwe turaziranye, abandi bantu usibye protocol ari usohoka, abandi mwicare murinde ndangiza. Nimara kurangiza kuganira namwe, nimushaka ndabara iminota nishaka 15 cyangwa 20 nicare. Naje kubaramutsa simbazi, ariko mutima wanje wabakunze. Bizokunda Imana itwemerere tugaruke. Amen. Tuganire namwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hari abadayimoni Satani azabiba muri iyi si, yabibye mu isi, kibaba hanze mu mihanda, baba mu materaniro. Mureke imbebabwire,
abo badayimoni iyo urebye iteraniro rirabaye neza igihe ibintu bibaye birashusha aza kubuza amahoro mu cicaro bigatuma usohoka ugahagarara ku muryango ntacu uri mukora akagutesha umwanya Imana igutisha. Abo habanywa abadayimoni bitwa ba Meja Fujo, Meja Gasiya n'abandi bitwa ba Brigadier Shuguri. Abo bazabatera umuntu. Brigadier Shuguri azabwira umuntu gushugurika n'ibyimuhira ari materaniro kandi ntabikore kandi yasohoka ntanataye kubikora. Ugasanga ibitekerezo biri mushuguri zimuhira ariko kandi yicaye mu itorero bigatuma atana materaniro atarangiye. Mw'izina rya Yesu abadayimoni tubakemeye. Amen. Rero muntize ibintu bibiri gusa bitatu. Muntize amajwi mwikiriza, muntize n'amaso mundebe, nimurangiza mumfashe guheza Imana icubahiro kuko nibikwiriye gusa. Duheze Imana icubahiro rero. Hallelujah. Hallelujah. Iyo bavuze guha Imana icubahiro ntabwo ari revera, nta nubwo ari juwagaza, ni Imana ya Israeli. Uzuzamura ibiganza byawe si igice, ni intwari Imana yaguhaye. Yesu yakubiswe imisumari mu biganza kugira ngo abicungure. Twaracunguwe. Ariko ugasanga umuntu yifashe yihaye autorite tane yagira mu iteraniro no hanze dushitsiriye uzusanga n'umugore amuhahaje cyangwa hajwe n'abandi batari umugore wiwe. Ariko worohe munemerere mworohe mugarurire ibitekerezo tubane mu minota mikeya umuririmbyi tubane tugarure Imana tuyizane tuyitekereze ibe muri twe dutaramire Yesu Kristo niyo ntego yatuzanye. Duheze Imana icubahiro. Hallelujah. 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 Imana iheze umugisha revera kubana natwe no kutwemerera. Ntabwo ariwe twavuganye. Uwampamagaye sinamwibuka n'ubu na nimero yagiye muri telefone. Ariko yarambwiye ndamubwira ngo naje mu mpamvu zanje privé ariko tuzabana. Imana iguheze umugisha kuko mwabishemeye. Ndashimira abavandimwe twabanye. Uyu mugabo yatubwiye ijambo ejo bundi riranezeza. Tibizoshoboka nyine ngo natwe tuzoje iwabo muri Belgique tuje kumusura ariko birashoboka. Yavuze amagambo ari ku mutima wanje. Yaratubwiye ngo Yesu yabajije Petero ngo ese munitande. Nakwisomo rikomeye ndi kwandika byo kubwiriza abantu babana na Yesu ariko batamuzi. Imana iguheze umugisha. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Hamwe n'umufasha we. Imana ibahe umugisha. Duheze Imana icubahiro. Hallelujah. Oh, hallelujah. Wanasifiwe. Iyo abantu bari mu iteraniro bazabahuza ibitekerezo bakabana. Imana iguhe umugisha mucuranzi. Imana ikugire neza. Waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. Waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. Waliona Yesu ni matajiri, waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. Waliona Yesu ni matajiri we, matajiri, utajiri wao hauna mwisho. Waliona Yesu ni matajiri we, utajiri wao hauna mwisho. waliona Yesu ni matajiri, matajiri, waliona Yesu ni matajiri, waliona Yesu ni matajiri. Waliona
mureka bicara. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Abo twari kumwe nimugoroba naravuga ngo singire irungu ry'igitaramo. Kaba ntanezerewe. Iyo mbonye nk'umucuranzi nawe mwiza nzanezerwa. Mfite umwana mpayendera kado aramuzi. Nimukubwira Imana ngo tugume dukundane, tuzotindane, kuzogeza musenge, azabere vera umucuranzi. Mureke mbabwire iki kintu Imana yashize ku mutima kugira ngo tuganire nawe. Amen. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Tukuzwe Yesu. Paulo yavuye muri Efeso azamuka Yerusalemu ngo agereyo asanga intumwa zaratatanye zija muri Antiokiya. Tiyahatinze yahamaze amezi 18 gusa ngo ashike ajana na Baranaba bagiye bitwaje ibintu impamba n'ibyo kurya baja gusura abakozi intumwa zatatanye. Ngo agereyo asanga muri Antiokiya habaye ikibazo cy'izina. Izina bibikibazo. Kandi Antiokiya wari umujyi w'Igalatiya wagiraga amazina mabi kubera impamvu wabaga ku kivuko cyahuriragamo amoko atandukanye, bazaga bafite ubucuruzi mu buryo butandukanye. Ngo hagere asanga abantu bitwa abakristo baratotezwa bazira izina ryitwa abakristo, bivuga ngo jina wa liyo wa Kristo ngo ryari nk'igitutsi, jina la laana ry'umuvumo rigayise. Iyo witwaga umukristo wasaga n'umuntu ugayise n'iki kivume ngo dore kiriya cyanaka. Paulo ngo ashike arabitegereza asanga nico kibazo cyarigiye. Ngo amarandika abwira abagalatiya arababwira ngo nimureke mbabwire abakristo ntabwo ari abamuhaye mubona gusa. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Arababwira ngo waliyo wa Kristo, abakristo Yesu bafite ibiza bibaranga, babambye kamere ngo nirari nirubajyaje. Abakristo Yesu ntabwo ari izishusho muhaye mubona, nabagenda bayobowe n'umwuka w'Imana. Ntabwo ari abamuhaye mwitegereza, oya siyo hawa nababambye kamere, nabasigaye bayoborwa n'umwuka w'Imana, nabagenda nk'abana b'Imana kubera kuko nabakristo. Arababwira ngo ntimukaza mubitiranye. Ngo amara abahindukira nababwira ngo nimba tuyoborwa n'umwuka ngo tuje tugenda nk'abana b'umwuka ngo tutagira n'amahari ndetse tutenderanya. Duheze. Haleluya. Abantu benshi biyise izina ritari ryo, biyise amazina badasa nayo, wakijiita kuwa ni wa Kristo, lakini ukichunguza matendo yao urebe imikorere yao ni uongo mtupu. Mana ya Israeli uzontiza undi munsi Mana uzogaruke muri Bujumbura. Imana narayenezerewe ndayibwira ngo Mana uzontize ngaruke mfite igihe. Waliyo abakristo Yesu nababambye kamere. Paulo aravuga ngo abakristo saba muhaye mubona, sabambaye za costume n'imisaraba, sabambaye amakoro pastorale, sabambaye imisaraba miremire, nababambye kamere. Waliyo wa Kristo, abakristo babambye kamere nirari nirwa. Aravuga ngo nimba tuyoborwa n'umwuka tuje tugenda nk'abana b'umwuka tutenderanya nk'abashimwe, nimba twarakishishwe tuze tugenda nk'abakristo. Ngo amara avuga ishusho zitatu z'abakristo
aravuga ngo abakristo ba mbere bikigi abita gukora abakristo bakazuyasa aravuga ngo niyo nisho ya mbere ishusho ya mbere some mu byahishuriwe yaravuze ngo tukonje kandi tubize ngo nico gituma ngiye kukuruka wanajifananisha kuwa wa Kristo lakini sura zao ishusho zabo ziratandukanye aravuga ngo bena abona akazuyasa ngo Imana igiye kubaruka umunsi umwe Imana yigeze bira Hosea ngo nagaye Israel arabagiye ngo yagaye Israel aravuga ngo sikindi nabagaye ngo bameze nk'umutsima udahiye ngo hiye uruhande rumwe ngo n'umutsima aravuga ngo Efraim we ngo wivanze n'amahanga ngo umeze nk'umutsima udahiye ngo hiye uruhande rumwe ngo Imana yarakuganye iko niko amashusho zabenshi zimeze Paulo yabibwiye Timoteyo aramubwira ngo mu gihe cyanyuma cy'imperuka igice cya gatatu yaravuze ngo ikizakwemeza ngo ishusho yawo ngo basaba bambaye ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga z'Imana ntabwo bazihakanisha ibi ngo bazaba zihakanira imbere mu mitima ngo bahakana imbaraga z'Imana muri bo baba bambaye ishusho yitwa kwera ariko saba Kristo aravuga ngo ikizaba kwemeza mu gihe cyanyuma ngo niko bazabameze batuye mu itorero ariko bambaye ishusho itari yabo biyise abatari bo avuga ishusho ya mbere aravuga ngo ishusho ya kabiri ngo nibikuri bahora biga ngo ariko ntibaza bakura n'ababebe spirituel bahora mu iteraniro lakini hawawezi kukoma Wakristo wanahesabu miaka bali mwenendo wawe au kamiliki Wakristo wanahesabu miaka bali mwenendo wawe au bariki usipoteze bure uokovu wako chunguza moyo wako Bwana haleluya Bwana sifiwe bahora biga we bazabigishwa kuwa mbere icumweru kigashira ariko tibaza bacika kuri kamere nibikuri ngo nibikuri bahora biga ngo ariko tibaza avuga iyo shusho arongera abwira Timoteyo ngo kizaba kwemeza neza ngo bena ngo bahora biga ngo ariko ntibaza bamenya igitangaza dufite mw'abantu dutuza abakristo twigisha kuwa mbere icumweru kwezi kweshira umwaka gasha ariko ntazacika kuri kamere ingeso yananiwe kwicika bahora bakigishwa tugashasasa ariko wamureba amatendo yake ni kama mtoto mchanga ahora ari umwana igihe cyose mureke babwira ukuri kw'ijambo ry'Imana uzusanga umuntu w'umugabo ufite imyaka 70 cyangwa 55 ariko ibitendo akora n'iby'ubwana iyo mwitegereje kunda gutanga ingero bunyine ni mukuzivuga abantu benshi tibari mukubivuga umudamu w'umubyeyi ufite imyaka 50 iyo yambaye ijipo y'umukobwa w'imyaka 13 abangana n'ubwenge bw'ubukuburesha tazakura si mtoto wala si mama ahora ari umubebe igihe cyose umukristo azakura azava muri esikari akazamuka akagera ku rundi rwego Paulo yaravuze ngo kera nari umwana ngo ngikora ibishubwa ariko ngo maze gukura ngo sigaye ndi umugabo sigaye ry'amagufwa sigaye ndi umuntu mukuru aravuga ngo nicyo cyatumye mva mu rwego ngera mu rundi ngo agera mu ijuru rya gatatu Paulo yavuye mu rwego rwo hasi arazamuka ngo ageraho wese Imana kiberaho haleluya avugana n'Imana abakristo benshi bahezaho umunsi umwe Imana yigeze ibwira Yeremiya ngo nagaye Israel arabwira ngo ugende ubabwire iki kintu ngo ntakontari naragize ngo narabahinze ndabahingira kugira ngo mumbe ruzabibu rwiza ngo ariko icambabasha ngo nuko mwambinduka ingwingiri ngo mumera nk'ibintu bitaswe kandi ngo nizeye ko muzera imbuto ngo ariko mwera indibu Imana irabagaya niki Imana itadukoreye niki Yesu atagukoreye Yesu nika atakoze baje Yesu watanze ubugingo bwe kubwanje n'ubwawe akagufira ku musaraba ariko ubona niwe gukizwa abantu benshi
bananirwa kuva kuri kamere. Yesu wapfuye urupfu rubi, Umuremyi yavuze ngo banishe urupfu rubi ngo biruta uko byavugwa, ngo navushijwe amaraso ngo utazapfa na bina. Araba ngo nakwihanganira ibyo byose, ngo se wigeze unihanganira iki? Ngo navuye iwaje bwangu ngera uri mu isimbi nkuzanira agakiza ngo n'ubugingo budashira. Araba ngo se ko nakugabiye impano ngo wigeze kuniturikiwe niki Yesu atakoze. Navuye iwaje bwangu ngera uri mu isimbi, navuye mu ijuru Yesu aza kugucungura. Ariko nikiwa mwituye ngo yabaye igikuri gusa, ahora yigishwa ariko ntazava kuri kamere. Kubesha ntikocika byaramunaniye, kwica gahunda ni kwa kundi, kubwirizwa ntazacika ku ngeso, gutukana reka da. Turasohoka muno y'amatukana, nidusohoka y'amabesha, isimu abesha n'umusaba gahunda pe icyacumi tatanze gukiranuka byaranze kubera kuko ntahora kure. Paulo yabwiye Timoteyo ngo ikindi kizaba kwemeza neza ngo bene abo bamwitorera ngo nindashimwa mu byo kwizerwa, ngo kuko yane na yambure barwanyishe Mose ngo mu byo kwizerwa ngo niko nabo bameze. Tiwo mutuma, tiwo muifaranga, tiwo mwizera, igihe cyose bahora bamukenga kubera ntabwo aracika kuri kamere. Abona ishusho y'abakristo wanyakatize, ariko ngo baravuga ngo abakristo nyabakristo niyo shusho ya gatatu. Duhese Imana ishibare bacu. Haleluya, Amen. haleluya. Ngo nabababje kamere abakristo bese nabambanywe na Kristo amarandiyo nyamara sejuriho ni Kristo muri je. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho nyamara sejuriho ni Kristo muri je. Nabambanywe na Kristo nyamara sejuriho ni Kristo muri je. Haleluya! Bwana sifiwe. Aravuga ngo nabambanywe na Kristo ngo nyamara sejuriho. Aravuga ngo Kristo ni uri muri je. Aravuga ngo igituma ngo singikora ibyo shaka ngo ahubwo sigaye nkora ibyo Kristo ashaka muri je. Abakristo Yesu icambere ngo tibaza bahishinge so zabo, ngo tibaza bahishinge icumuro cyabo, tibishoboka. Icyagatatu ngo bahora bari muri courage, tibaza bacika intege. Nababambye kamere barayibasha wamesurubisha. Paulo umusumwe arabibwira Abakorinto n'Abagalati, yarababwiye ngo sinjuriho n'abafite, niko yababwiye ngo Kristo ni uri muri je, ngo nukuri kumuhembubu, ngo singikora ibyo nshaka, ngo sigaye nkora ibyo Kristo ashaka muri je. Sigaye nkora ibyo Kristo akeneye. Ngizi ingorane dufite n'abantu bakora ibyo imitima yabo yifuza, kamere irarikira aho gukora ibyo Yesu ashaka muri bo. Nukubera kuko Yesu ataraba mu mitima yabo. Yesu ntaraba muri bo. Intambara dufite n'ingorane dufite none ntabwo ari iz'imiryango, ntabwo ari iz'ibindi bibazo, nuko Yesu ataraza mu mitima. Iyo Yesu ari muri wowe ibintu byose bizabigenda neza, amahoro azasa. Nicyo gituma Paulo yabwiye Abakolosayi, Abagalati yaravuze ngo imbuto z'umwuka n'urukundo. Urukundo yashakaga kuvuga ni Yesu Kristo ubwiwe, ngo ruzarugerekwaho n'amahoro n'ibyishimo no kugwa neza. Ntatonganye uzohaba iyo uri muri Yesu Kristo. Ariko kubera ko ibibazo byago abantu benshi bayobowe na kamere yarabatwaye. Ariko Paulo yaravuze ngo iyo ngiyo ngo niyo nabasha. Duhese Imana ishibare. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari ukubatizwa, muvandimwe arabitubwesha bundi. Gukizwa si ukubatizwa, gukizwa si ukwitwa izina ngo nitwa umukarumeri cyangwa umugerizo cyangwa umuepeje cyangwa umukaruva cyangwa umukingido muri ibindi. Hoya gukizwa ni ukubamba kamere, ni ugucika ku ngeso za kamere. Warangiza ukayoborwa n'umwuka w'Imana, ukareka umwuka akaba muri wowe, Yesu agakora muri wowe. Gukizwa ntabwo ari ukwitwa ngo jewe ni mtoto wa mchungaji, ngo ni umwana wa pastor. Oya, ntabwo ari kuvuga ngo ndirimba muri ministeri fulani, ntabwo ari kuvuga ngo jewe ni mchungaji. Oya, iki kintu ndi kukirwanya mu izina rya Yesu. Ubu Kristo ntabwo ari umushumba ngo bamenye amavuta 50. Oya, abakristo Yesu Paulo yavuze ngo nabayoborwa n'umwuka, nabababye kamere ngo nirani. Oh haleluya, nabayoborwa n'umwuka w'Imana. Nicyo gituma yavuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana
ngo abo nibo bana b'Imana, abo nibo bana b'Imana. Abana b'Imana n'abayoborwa n'umwuka w'Imana. Bavandimwe, tureke Yesu abe imitima yacu. Bazaba kwitande. Hari umuntu witwa ngo jewe ndi wa mupagani. Hari umuntu mwari muva avuga ngo izina ryanje nitwa mupagani. Ariko twosohoka hano tukabwira umuntu ngo wa mupagani. Sintambara. Twese iyo dusohotse turaba Kristo. Bandi dusengera mu ishengero rya Karumeli. Siko tuvuga ngo turaba Kristo. Biri shengero. Lakini ukitazama matendo yake, urebye kamera yarashiririye. Pi yanze kuva kwizima. Ingeso pi yanze gucika ku ngeso. Pi kamera yaramumweka. Ariko twarenga Yesu ashimwe. Yewe usengera he? Ndi umukristo w'itorero, oya ayi haleluya. Yavuze ngo abakristo waliyo wa Kristo bazabagenda nka Kristo, bazabakora ibyo Kristo ashaka. Paulo Yohana yaravuze ngo abafite ayo mategeko ngo bakayoba, ngo abo nibo bakunda, kandi abo ngabo ngo naje ndabakunda, ngo zabiyereke ku manywa na nijoro. Abo nibo abafite ayo mategeko, abo nibo bakunda Kristo, waliyo wa Kristo. Abakristo n'abasabagenda bayobora umwuka w'Imana, sabagenda buzuye kamere negative. Oya umunsi umwe basta muri njumwe yigeze kugira kamere, nyine kamere y'isi. Kamere yamayanga kuza kuririmba araryamageza saa 4 z'amanywa amateraniro agira hagati ngo turebe urihimbaza no kurama. Niyo wagasuyobora guhimbaza kamere we. Ngo mare mbwira abana ngo twari tugitangira itorero ejo bundi yari kwigo, mbwira abana ngo ngiye guhimbaza no guhimbaza no kurama. Mwari mwareba umucuranzi wagize kamere azaja muri gahunda zindi, burya tugira ngo ni gahunda bayamutwaye, ni kamere. Ariko umucuranzi w'itorero wuzuye Yesu Kristo niwe uzi wa mbere materaniro cyane, kubera ko azakora icyo Kristo ashaka muri we. Icyo Kristo yamuhaye, impano Imana yaguhaye, sio pesa ambayo umetoa, bali ni kipawa ulichopewa na Mwenyezi Mungu. Icyo gihe tuzureka bungitokeze uzuvuga ngo zaracunguwe kandi Yesu yarazibohoye, ngomba gukorera Imana ntitaye kuri mazingira. Ariko abaririmshi benshi n'abacuranzi asigaye anyatagurya akanyerera, burya si ikindi ni kamere. Tarabamba kamere. Tarabamba kamere. Abayoborwa n'umwuka ibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka ibo bana. Munemere tasimasha. Haleluya! Bwana sifiwe. Abakristo Yesu. Ariko mutakereze ikintu. Kwitwa nguruwa waliyo wa Kristo. Abakristo. Paulo arababwira ngo mureke mbabwire. Ntabwo araba nabababje kamere. Izina waliyo. Ngo bitwaga ngo n'abakristo. Ngo biyeguriye Yesu. Paulo yabwiye abakorosayi. Aravuga ngo nimba mwarapfanye nawe kandi mukazukana nawe. Aravuga ngo ntimugire ubwoba ngo ubugingo bwanyu ntiburaha ngo buhishanywe na Kristo. Aravuga ngo nimba mwarapfuye kuri kamere kandi mukabambamwa nawe ngo ndetse mukazukana nawe, abasaba ikintu kimwe gusa. Aravuga ngo imitima yanyu ntimukayihoze kubiri mwisi, ngo muhore mubitekereza, ngo ahubwo muze mutekereza ibiri mwisho, ngo niho ubugingo bwanyu buri. Ntabwo turi abahano, abakristo bazabayoborwa n'umwuka, bazabagenda bagororotse. Izina bita niryo ribaranga. Niyo utambutse muri karte uzumenya ngo ni wa Kristo. Ni wa Kristo. Mureke mabwire, kamere ntizipfa. Kamere ibana n'umuntu izitandukana n'umuntu apfuye. Ariko kamere ipfa mu bihe bibiri gusa. Kamere ifiyo umwuka w'Imana aganshe muri wewe. Iyo wamaze kubamba kamere ukayicikaho, umwuka ni uzuyobora. Nico gihe umuntu wese aza kwitegereza akakwita mwiza kandi usa n'abandi. Akavuga ngo uriya muntu mukunda. Burya si ukunda umwuka w'Imana uzumuhindura umwiza. Uriya mukobwa ngo yari mubi ngo kwisura, ngo ariko azanezerwa buke. Mukumva no muhibije afite byose. Si ikindi ni umwuka w'Imana azamusiga. Icyo umwuka azakora, Bibiri rivuga ngo na amavuta aza kwisiga akaguhindura neza, akakugira mwiza ugasa nuko udasa n'abandi.
umwami yabwiye Daniyeli aramubwira ngo se ni wowe Daniyeli numvise bakuvuga. Avuga ibintu bitatu. Yaravuze ngo numvise bavuga ku mwuka w'Imana aba muri we ngo